Yesu yaje kuducungura ari intama ariko azagaruka ari intare. Iri jambo rirakomeye nimba uri umunyabwenge uryumve. Yaje afite imbabazi ariko azagaruka nta mbabazi afite. Yaje bamukubita ishyi akabihorera ariko nagaruka ngo igitinyiro cy'ubwiza bwe, haleluya, abamwubaha n'abamusenga ngo nibamubona bazanyurwa. Kuko Yesu naza hari ijambo azavuga isi yose ikumva, hazarangurura avuge ngo byose birarangiye, birashize, imibabaro irashize, gutotezwa birashize, intambara zirashize, kubwiriza birashize, kwiyiriza ubusa birashize, kurongora no kurongorwa birashize, gucuruza no kunguka birashize, gusohoka no gutembera ibyiza n'ibibi bizaba bishize. Nyakubahwa kibamba Yesu afande Jesus niwe uzabusigaranye ijambo. Ubu ikintu giteye agahinda kinababaje, ubu abantu bagiye gukoteza mu nsengero bashyireho decoration nshyashya, mugiye kugura intebe nshyashya, abandi mugiye kwitanga mugure. Ibyo bintu ni byiza ndi kubabwira ariko ntago ari bibi, ahubwo ikibazo mubanze igiheruka mugaherutse ikibanza, mugura indabo nziza zo mu rusengero, ibyo ni byiza, amina. Musiga amarangi amajerekani ajye menshi, amina. Muvugurure mukora amatuwarete, muzana udushya, muzana amatara meza ukuntu ibintu bimere neza, musinga insengero ariko imitima yanyu isigarane umurayi. Kandi Yesu navukira muri wowe uzifuze ko akurira muri wowe, azaba umugabo ari muri wowe, amerera ubwanwa muri wowe, ni hahandi uzasigara akubwira ngo genda ubwiriza ubutumwa bwiza i Yerusalemu, i Samariya, i Yudaya kugeza ku mpera y'isi. Ariko ibyaza byose nimuze twiyunge n'Imana, tureka agasuzuguro, tukabije ubugome. Uzi ko abantu babayeho nk'abiremye? Wagira ngo hari umubumbe mufite muzibumbiramo mugacika Uwiteka? Nibura twibuke Imana ukuntu yaturinze, twibuke abantu bapfuye bazize covid, twebwe tugasigara. Ibyisha abandi wowe ntacyo byagutwaye. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu, mwebwe bakurikiranye Mama Charlene official. Ndabashuhuje ngo amahoro y'Imana nabe muri mwe, abari mu Rwanda mu ntara zitandukanye, abo mu bihugu by'abaturanye, abo muri Amerika ruguru n'Yepfo, abo muri Europe no muri Australia no muri Asia. Mwese turabashuhuje mu izina rya Yesu kandi tubifurije icyumweru cyiza cyo gukomeza gutegura kuvuka kwa Yesu. Mbifurije kuzagira Noheli nziza ndetse na bonane, kandi mbifurije kuzarangiza umwaka neza mu mahoro ndetse mugatangira undi. Imana y'amahoro rero nibahe umugisha. Ndaje n'ubundi kugira ngo dukomeze tuganire, ndi kugenda mbahugura muri ibi bihe bya Noheli. Mukeneye impuguro kuko inyigisho narazibahaye, niyo mpamvu nzajya ngenda mbahugura tubivangamo n'ijambo ry'Imana kugira ngo turebe ese dukwiye gukora iki, dukwiye kwitwara gute, ni iki cyanezeza uriya mwami wambaye ikamba ry'amahwa atayirya ubwami, ni iki cyakishimira kuri uyu munsi tuzaba turi kwishimira ko yavutse, ni iki twamuha, ni iyihe kado twaha uruhinja, ni iyihe kado twaha Yesu. Ikintu dukwiye gukora ni ukwivugurura kandi tukamuha umutima utunganye utarimo ibyaha. Abantu benshi rero bagenda bizihiza Noheli mu buryo butandukanye, bakagenda hari uwumva ko kugira ngo abe yabonye Noheli byaciyemo ari uko yambaye umwenda mwiza, ari uko yambaye inkweto nziza. Hari umuntu uba wumva ari uko azaba yimukiye mu nzu nziza cyangwa yikoreye isuku. Ibyo bintu byose ni byiza ariko hari ikintu cy'ingenzi kandi cyihutirwa, imbaraga dutanga muri ibyo ngibyo kandi bitari bugira ikintu bihindura ku mubiri. Ntago uzarya umuceri kuri Noheli kuko ndabizi ko no mu mibyizi Noheli idahari ujya urya. Ntago kuri Noheli bwo uzaba uriye inyama bwa mbere, nta nubwo ari bwo uzaba uriye ifiriti bwa mbere, ntago ari bwo bwa mbere uzaba wambaye umwenda mushyashya. Imyenda mushyashya turayambara mbere ya Noheli na nyuma yayo twakomeza kubyambara, ariko iki gihe twibutse iki gihe dukwiye gutekereza iki? Ni iki dukwiye gutekereza kigomba kuza mbere y'ibindi? Imana iturinde imihango, iturinde n'imigenzo, iduhe gukura mu magambo hanyuma dushyire mu bikorwa. Rimwe nagiye kwigisha ahantu kuri Noheli, kandi ndumva ari Noheli ya 2010
ngira ngo ni 2016 cyangwa na 7 gutyo. Hanyuma njya kwigisha, ndigisha abaririmbyi baririmbye indirimbo za Noheli, abakristo bahimbawe, ibintu bimeze neza, ariko mbwirwa amagambo akomeye. Imana irambwira ngo nuhaguruka ubambwirire ngo naje ndi intama ariko ngo nzagaruka ndi intare. Iryo jambo rirakomeye. Imana igiye ntuma ibintu biremereye. Nuhaguruka ugiye kubigisha ubambwirire ngo navutse ndi intama, nza ndi intama. Ariko irambwira ngo mbabwire ngo uko yaje, uko yavutse aza, ntabwo ariko azagaruka. Uko yavutse aza ntabwo azagaruka ameze kuriya. Yavutse ari intama ariko nagaruka azaza ari intare. Iri jambo rirakomeye. Bishatse kuvuga ngo ntabwo azaguma mu mikino, ntabwo azaguma mu gutera waraza, ntabwo azaguma mu kutwihorera, ntabwo azaguma mu mbabazi. Uriya Yesu mwabonye avuka nk'intama, bakamukora mu bwanwa ari umugabo akabareka, bakamukubita amahwa, bakamutera imisumari, bakamwihanagurizaho, bakamwambika urubindo, bakamuha inzoga isharira, bakamubangamira, bakamubwira amagambo yo kumumenasa umutima, bakamubwira ibyo bashatse, bakavuga ngo wiyise umwami nturi we, bakavuga ngo uri mwene Yozefu, bakavuga ngo ikure igorogota ku musaraba hivane. Amagambo mvuze nandi ntavuze, ariya mwarabikoze kuko yari intama, babikoze kuko yaje ari intama. Ariko arambwira ngo umbwirire abantu banjye ngo nzagaruka ndi intare. Yesu yaje kuducungura ari intama ariko azagaruka ari intare. Iri jambo rirakomeye, nimbura umunyabwenge uryumve. Yaje afite imbabazi ariko azagaruka nta mbabazi afite. Yaje bamukubita ishyi akabihorera ariko nagaruka ngo igitinyiro cy'ubwiza bwe, haleluya, abamwubaha n'abamusenga ngo nibamubona bazanyurwa. Amina. Abazaba batarabyara nibamubona bazabona ruta abahungu n'abakobwa. Abazaba batarashaka, amina, nibamubona bazabona ruta abagabo ruta abagore. Abazaba batarafata ku mufungo nibamubona igitinyiro cy'ubwiza bwe bazabona aruta amayera, aruta amadolari, bazabona ruta umufungo. Imana ndayishimye, haleluya. Azaza afite igitinyiro, abazamureba bakanyurwa ni abamwubashye, bageze ikirenge muke kandi bafashe amasomo yatangiye inaha ku isi. Ariko abantu bazabura aho bakwirwa ni ba nyiranzihane ejo, ni babandi babimenyereye. Ubu bintu by'agakiza, ibintu byo kujya mu ijuru babikozemo komedi, babikozemo imikino, babifashe uko babona, ibintu ngo byo gukorera Imana, ngo ibintu bya Yesu, ibintu by'umwami, ibintu by'uburo, ni ibintu biraho byavuye kuri pose. Ariko azagaruka ari intare. Ntabwo amaso tuzamurebesha ari aya ngaya, hari andi maso yejejwe kandi yatunganyijwe. Igitinyiro cy'ubwiza bwe kizakanga abanzi b'Imana. Niyo mpamvu ushaka kukubwira ngo uve mu mubare w'abanzi b'Imana, abarwanya Yesu, ahubwo ujya mu mubare w'abubaha Imana. Twasomye amagambo rero y'ukuntu Emmanuel yaje akabana natwe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Twasomye igice cyaho cya mbere murongo wa 23 ngo dore umwari hazasama inda, azatwita umwana, azasama umwana w'umuhungu, hazitwa Emmanuel. Bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Mani turengere. Uko yaje siko azagaruka. Yaje umuntu wese amwikoraho ibyo ashaka, ariko nagaruka ibiganza by'abanyabyaha ntabwo bizamukoraho, kandi amaso yabo ntabwo azamureba. Azarebwa na babandi bejejwe, bitonderaga amategeko ye kandi bagakora ibyo gukiranuka. Ndakwifurije shuti wowe ukurikiranye mama Charlene official, mwifurije kuza amaso yawe azareba umwami. Ntimureba filimi iraba,
bayisubika ukenda kurwara uti koko kuki badukoreye gatoya koko ibintu amaso yacu ashaka kureba inaha ni byinshi kandi byiza, ngo hari n'abagera mu bindi bihugu ukagira ngo bageze mu ijuru. Ariko nimureke mbabwire, nkwifurije amaso yawe azareba umwami, kuko amaso yose ntago azamureba. Ntago Yesu amaso yose azamureba. Hari abazamureba bagwa igihumure bibutse ukuntu abasanganya abagore babiri. Hari abazamureba bagwa igihumure bibutse ukuntu batwaye abagabo babandi. Hari abazamureba bagwa igihumure bibutse abari muri gereza bafungishije. Hari abazamureba bagwa igihumure bibutse uburozi bagiye baroga abakobwa babandi ngo badashaka. Hari abantu bazamureba bagwa igihumure bibutse amadeni yabo bambuye kandi babishaka. Hari abantu bazagwa igihumure bibutse abantu barengangije abo barenganyije nabo bahohoteye. Hari abantu bazamureba bagwa igihumure bibutse abana bapakiye mu matoilette. Hari abantu benshi bazamureba bakagwa igihumure. Kandi nimba hari ahantu dutegereje kwishima no kunezerwa, ni igihe Yesu azaba yaje ahagaze ku bicu, amaso azamureba, azaba hiriwe. Kuko Yesu naza, hari ijambo azavuga isi yose ikumva, hazarangurura avuge ngo byose birarangiye, birashize. Imibabaro irashize, gutotezwa birashize, intambara zirashize, kubwiriza birashize, kwiyiriza ubusa birashize, kurongora no kurongorwa birashize, gucuruza no kunguka birashize, gusohoka no gutembera ibyiza n'ibibi bizaba bishize. Nyakubahwa Kibamba Yesu afande Jesus niwe uzabusigaranye ijambo. Hari icyigisho shaka kuzababwira mbabwira ngo ujye ubaho nk'utazabaho. Imana niguha kubaho ujye ubaho nk'utazabaho. N'amagambo akomeye nzayabasobanurira. Niguha gucuruza ujye ucuruza nk'utazongera. Aya magambo nzayibandaho mu gihe cyo gusoza umwaka cyangwa ntangira undi. Nzababwira ukuntu abantu, reka mbabwire, abantu bahonze indaya mu myaka yose yabayeho bakazihonga. Abantu bababaye kurusha abandi ni ababikoze muri 2019. Yego, abantu bahonze indaya. Hari imyaka myinshi abantu babaho cyangwa yo bahaye abagore, abantu batanga amafaranga, umwaka ushize bakajya kwinezeza, abantu bayatanze bakababara kurusha abantu bose bo mu myaka yabayeho. Nababikoze muri 2019 2020 itaragera. Kubera iki? Sibyo ko sinshaka kuhinjira. Ubwo ni amatsiko nyine. Kuko yo batangaga bari bazi ko bazacuruza bakayagarura. Ntago bari bazi ko bazafunga. Mani turengere. Yesu tumwiteguye gute? Ubu ikintu giteye agahinda, kinababaje. Ubu abantu bagiye gukoteza mu nsengero bashyireho decoration nshyashya. Mugiye kugura intebe nshyashya, abandi mugiye kwitanga mugure. Ibyo bintu ni byiza ndi kubabwira, ariko ntago ari bibi. Ahubwo ikibazo mubanze igiheruka mugaherutse ikibanza. Mugura indabo nziza zo mu rusengero, ibyo ni byiza, amina. Musiga amarangi, amajerekani ajye menshi, amina. Muvugurure mukora amatoilette, muzana udushya, muzana amatara meza ukuntu ibintu bimere neza. Musinga insengero ariko imitima yanyu sigarane umurayi. Murayi se muramuzi ko muri abanyamugi? Umurayi ni ahantu batekera mu gikoni mu giturage, bagacana inkwi, hakaza ibintu nyine bifatanye ukuntu nyine. Ariko disi mwiki iyo bageza benshi twavukiye hahandi waba w'imirayi. Ni gute abantu mutegura gusiga isengero ntimusiga imitima yanyu? Ukajya kugura ururabo rwo mu rusengero, mukaza guha ruswa Imana. Nimusiga amarangi mu rusengero, ni byiza gukora isuku mu nzu y'Imana, ariko nimusige n'amarangi mu mitima yanyu yuzuye ubugome n'inzangano n'amatiko n'amakimbirane ahora hagati yanyu. Uko muhimba indirimbo za Noheli mwabaririmbyi mwe,
muba ariko munapanga ukuntu mugomba gusabana imbabazi hagati yanyu, uko mwagiye mubangamirana mubangamira umwami, uwo mwami azavukire mu isuku. Kuko n'ubundi Yesu nta ntebe yakwirwaho muzamuterera, nta nzu yakwirwamo muzamushakira, ariko iyo yicaye mu mutima wejejwe aricara agakwirwamo nubwo ari munini. Cyo kugendamo mupfurika muri ayo makimbirane yanyu, mupfurika mu matiku yanyu no mu nzangano, mupfurika mu mashyari yanyu, ntaho yakwicara nawe kwagira inenesi. Yesu hararobanura uko mudekora insengero, muba ariko mudekora imitima yanyu, uko mudekora iwanyu mu rugo, muba ariko mudekora imitima yanyu, uko kandi mwirukanka mugenda mugura utuntu twiza reka mugurira abana banyu, mugurira abagore banyu, mugurira abagabo banyu, mugurira barumuna banyu, muba ariko mugurira imfubyi, mugurira abapfakazi, mugurira abahombye, birukanwe ku kazi, abahuye n'iki cyorezo, bya bintu byanyu nanga kubi byo kwirwa munyoherereza indabo. Ngewe ubu sinkira umunyenzara, kera mwarabinkoreraga, mureke mvuganira abantu have indabo zanyu zo muri telefone za buri kanya, ngewe uzazinyoherereze kubera ko hari ibintu narenze ntazasubiramo. Ntago ndi umuntu wifuza inyama zo kuri Noheli, kuko no mu mibyizi ngewe nsigaye nzirya, si nka kera nabwanga Imana ngo Mana kuri Noheli uzampa inyama, uzampa ifiriti, reka. Nta cyifuzo cyo kurya nasengera kuri Noheli. Tuvana ibintu by'imihango tubikura, maze wikore uririmbana n'abaririmbyi b'abanyenzara babwirirwa bakaburara. Urabizi ko bamugabanyije mu bakozi, nta kazi akigira, we n'umugore babayeho nabi, abana ntibagiye kwiga. Urabizi muraririmbana, maze rero nguri kubifuriza umwaka mwiza, wohereze kwato hari utuntu disi we, uturirimbo twa Noheli, udukarte twa Noheli, utugambo twiza, uturabyo. Uroherereza umuntu indabo 1000 muri telefone, buri kanya kuri WhatsApp ururabo, kuri WhatsApp indirimbo ya Noheli, kuki utwo tuntu tujwigira kuri WhatsApp, kuki tutajwigira kuri mobile money? Imitwe yanyu indabo si igifu kirazisya. Ibi bintu mwajyaga mubinkora nkiri umunyenzara, abana banjye bashonje kandi turi mu minsi mikuru, mbabaye nipfumbase nihebye, najya ko nkabona kuri telefone huzuyemo mama Charlene umwaka mwiza. Ntago nanze kubinyifuriza, ariko ni gute unyifuriza umwaka mwiza wabiriye ibindi ukabimena, basi wasigarishe. Mwarabikoraga, najya kuri telefone nkabona ni ibiririmba kiwe, iyo ndirimbo se iranafasha. Ariko muri abanyamirengwe, muri amaguru y'inkoko, imbavu, amafi, zafire, ibintu byose by'amoko yose, amaji, amata, ibintu byose muri firigo biruzuye. Uraza kwirirwa ubwira abantu ngo kandi uzi ikibazo bafite. Izo nkundo zo kukarimi muri ibi bihe rwose, dore ko n'ubukene bwiyongereye. Nimba uririmbana n'umuntu mwoherereza ururabo, ariko wibuke ko abana muri mobile money. Cyo kuza muhaze, umaze guhaga, ubaze no gutura, uri kwihaganyura inkoko, uri kwihaganyura, kandi hari abantu mubana mu gipangu batakoze ku munwa. Burya abasiramu Imana ibahe umugisha. Abasiramu iyo bagiye gukora irayidi bagaburira abakene babarimo. Naho mwebwe se shahu mwebwe se ngewe ikintu mbakundira, ibintu mutari buzane kuri kamera ntimukibikora. Icyo bakora bababwiye ngo kamera izaba ihari, mwajya no muri banke mukikopesha. Imirimo izanyura mu muriro igashya, imirimo ica mu muriro izashya. Iyi mirimo dukorera kuri kamera, ibihembo tuzabibona. Uzi ibihembo burya baduha iyo twagiriye neza abantu kuri kamera, twabyeretse isi yose ko twafashije abantu. Muri comment yo Imana iguha umugisha, yo muhabwa umugisha. Ibihembo dore nibyo, ntimuzarindira ibindi. Ingororano ngizo nuko bakomera mu mashyi, nuko bashima. Uzi ko namenye neza ko hari abantu badashobora gukora batabinyujije muri kamera. Nubwo ntagiye kugaya abantu mwese munyura kuri kamera, ntago mama mufite intego imwe.
hari abanyura kuri kamera mu rwego rwo kugira ngo mwigishe abandi gukora, hari abanyura kuri kamera kugira ngo n'abandi bazabone ubutabazi, hari ababikora nka bizinesi kandi bakazabonamo umugisha. Yego, umugisha w'isi ndetse n'uw'Imana. ariko ubwo bomba mbwiye nyine mba ndi kubwira ba bandi hari umuntu udashobora no kugura agakarito k'amata ngo aguhe, ariko bavuga ngo hazaba hari kamera, nawe akambara akajya mu bandi kugira ngo kamera izamufate ngo yatanze. Kandi burya imirimo ya rwihishwa yo mu ibanga itaza kuri kamera niyo mirimo tuzahemberwa, icyo cyo mugifate mu mutwe. Naho ibindi byasakaye hanze, Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo ukuboko kw'iburyo ni gutanga, ukw'ibumoso niko uzabimenya. Ariko musigaye mukora ibintu mugateza abantu isi yose. Uzi ukuntu biriya bintu bimbabaza? Ntabwo bijya bishimisha. Ubu abantu bose baramutse babishyize kuri kamera, nababwira ngo muzajyane ibyanyu. Nta muntu udakunda icyubahiro. Erega n'uwo muntu uguriye matora nubwo ari umugabo, ntabwo akeneye ko abantu bamenya ko wamuguriye matora aryamaho. Biriya bintu byanyu mwihaye, ubundi mubikoze ntimubifotore mwabiki. Haha, izo nyigisho zanyu sinzi aho muzikura. Ubundi mufashije abantu ntimubifotore ngo mubizane kuri kamera, mwapfa. Okay. Hahirwa ababikorana umutima mwiza kandi bakabikora nta zindi nyungu bafite. Hanyuma rero nibyo narindimo ndababwira. Yesu twimushimisha karimi ngo tudekore isengera imitima isigara isa nabi, tudekore imitima yacu, tudekore bene wacu, abo twababaje imitima tubadekore. Izo ndebo mujya kudekora mugende mubanze musabe imbabazi abo mwahemukiye. Wibuke ko hari abavuye mu rusengero kubera wowe, wibuke ko hari abasubiye mu nzoga kubera wowe, wibuke ko hari abafite amarira kubera amagambo aguturukamo, wibuke abafite intimba batewe nawe, wibuke ababaye ifubye kubera wowe, wibuke abahombye kubera wowe, habirukanywe ku kazi kubera wowe. Mbere y'uko ujyana ituro ryawe wikiranure n'ukurega. N'ibyo kuzambika umubiri umutima utambaye nta kintu bimaze, cyo kuzambara inkweto nshyashya n'ibiryo byiza hanyuma mu bugingo bwawe hapfuye, nta terambere nta mumaro. Mana itugirire neza. Ikindi muzabyitegereze, iyo umuntu agiye kubyara naho yaba ari umunyamwanda agira isuku ku mbaraga. Ubu noneho n'iterambere ryaraje, umugore ugiye kwa muganga agomba kuba afite ibikoresho by'isuku kandi bigezweho. Kandi ntabwo wajya imbere ya muganga ngo umubwire ngo ndi umukene ngo bimeze gutya. Ni itegeko, nutabizana ntabwo uri buhinjire. Uruhinja nimba hari ikintu umuntu yitegura neza naho waba ufite umwanda ukagira isuku, ni ikintu bita uruhinja. Turi abasirimu ku mubiri, turi abasirimu ku byacu, ariko byagera mu bugingo tukabifata uko tubyumva. Ni gute umubyeyi yagiye kubyara agura imyenda mishyashya, kuko nta muntu wakambika uruhinja imyenda yashaje kereka za mpinja nyine zivuka nyine. Babandi bavuka mu buryo bubabaje b'abakene. Ariko ubundi umuntu wese iyo agiye kubyara uruhinja rugombe rwambara imyenda mishyashya. Ikindi bagurirwa imyenda mishyashya, bakagurirwa ibigoma bishyashya, utuntu twose tuba ari dushyashya, aho bamuryamisha haba hari hashyashya. Ndetse ubu igisirimu cyarateye, umubyeyi utwite basigaye bamukorera ibirori, bamushaga ukabona ni ibintu bisa neza biryoshye. Ubu se Mariya nibura, Mariya n'igise azaba arimo, aba ari kugise, hari uzaba muri iruhande mu buryo bw'umwuka murimo. Ariko kuki ibintu by'umubiri bidutwara, cyangwa kuki ibintu by'umubiri bitatwigisha? Abagore b'abasirimu basigaye bakoresha ibirori bagiye kubyara, mwabonye ukuntu biba ari byiza, bamwegereye bagize gute, kandi biriya bintu ni byiza mujye mubikora. Ariko Mariya ririya joro azabyariramo Yesu, ninde uzaba muri iruhande baroko? Vuga ngo muri indyarya z'abafarisayo. Mwafashe ibintu by'umwuka mu bitera umugongo, ibyo mubiri mwabihinzemo. Ejo bundi nzajya mu birori bya ntuza afite ubukwe, ejo bundi nzajya muri ntuza ibirori, ibintu muzapfa mugasiga, ibintu bitagize umumaro. Ibintu bidufitiye umumaro ni bike mu bintu twirirwa twirukaho.
kwitoza k'umubiri bigira umumaro, ariko bigira umumaro muri bike, ariko kwitoza kubaha Imana bigira umumaro muri byinshi. Ririya joro Mariya azaba ari ku gise, twiteguye ko Yesu avuka, Mariya azaba ari kumwe nande? Rahira muzaba muri kuri chat, Mariya amva kizamurye wenyine biramureba. Bamwe muzaba muri kuri chat, bebe shushu umeze ute sheri? Abasheri bose ufite babandi utendeka, ugenda ubashyiraho iryo joro ngo urabifuriza umwaka mwiza, hanyuma rero nugera nko ku wa 10 agire ngo ni uwa mbere. Yeba badata we, ibintu by'ubupfu, ibintu by'ubupfapfa. Mwiga aho muzasohokera, mwiga ukuntu nusubira ku ishuri ariho uzabanza gukatira iwanyu bakagira ngo wagiye kwiga. Muzaba muri Mariya azaba ari wenyine. Ariko bene data, ibyo tubona muri ubu buzima bikwiye kutubera isomo, bikatwigisha kubaha Imana no kuyikunda ndetse no kuyitinya. Nkuko impinja zacu tuziryamisha heza twateguye, tuba ariko dutegurira umwami Yesu hazavukira mu mitima irimo isuku. Dukubure abari amadeni ntitwishyure, dukubure abafitanye imishiha n'imitima mibi, dukubure abo twabeshyeye tukabahimbira, dukubure kuba ari inkuru tutahagazeho, dukubure amarari n'ubusambanyi, dukubure inzangano n'amatiku, dukubure ubugegera n'ubujura, dukubure ubwesikoro n'ububandi, dukubure dukorope kandi tununyuguze umwami Yesu azabona havukira. Kandi Yesu navukira muri wowe, uzifuze ko akurira muri wowe, azaba umugabo ari muri wowe, amerera ubwanwa muri wowe, ni hahandi uzasigara kubwira ngo genda ubwiriza ubutumwa bwiza i Yerusalemu, i Samariya, i Yudaya, kugeza ku mpera y'isi. Ibintu rero by'imihango tubireke, mihango n'imigenzo tubyihorere, dukora ibintu bigirira Yesu umumaro, duha agaciro ukuntu yaje kuducungura. Turebe ukuntu mu bizima no mu bakuru, mu bamarayika ku isi ni kuzimu habuze umuntu ucungura umwana w'umuntu, ariko Yesu akemera kutubera igitambo, akaza kuducungura, agasiga umunezero, akaza muri uyu mubabaro, agasiga aho bamukundaga kwa papa we, akaza kumubishwakumya ibyo ku isi, agasiga ahaba umutuzo n'umutekano, akaza kuba muri iyi si y'icuraburindi. Tubiha agaciro bene data, tubiha agaciro kuvuka kwa Yesu, tubiha agaciro, tubere igishyika mutima, tubiha agaciro, tubyibazeho tukimara kumva iki kiganiro, tubyibazeho igitondo n'amanywa mu mumaro Imana yakugiriye, mu bintu Yesu yakugiriye. Ugenda ukubita umubare, urebe icyo waba waramwituye, urebe nimba agaciro k'ibyo yakoze ariko agaciro k'ibyo wamwituye, ubitekerezeho. Nanjye ntekereze, tekereza we wasenga gukaba warabiretse, tekereza we wabwiriza gukaba utakibwiriza, tekereza we wikuyeho umusaraba ukavuga yuko utawushaka. Bitekereze, nubitekereza inzira wagiye unyuranamo na Yesu, ubitekereze ukuntu yagukunze utaranamumenya, utekereze ukuntu yakurindiye mu byaha utarakizwa, utekereze ukuntu yagiye akugabira, utekereze uko yakubaye hafi, wibuke ukuntu yakureze ababyeyi bawe bapfuye ukiri mutoya, utekereze kandi umuha agaciro, wibuke ahantu hakomeye mwanyuranye, ukuntu yakurinze gutsikira, ukuntu yakurinze gushavura, akakurinda kubabara, urebe ukuntu yakurinze gusara, akurinda kwiruka ku musozi, yakurinze ibishwakomye by'abadayimoni, akurinda ibiganza by'ikuzimu, yakurinze imbaraga z'inkozi z'ibibi. Nita kasalabo nenenene lekide vangayaze lebone kango enewa. Haleluya. Bikurure, nanjye ndi kubikurura, nanjye ndi kubikurura ukuntu yantoraguye. Ntabwo nari nzi ko umwana w'umuntu ari kunkarabya nkacya kubera umwanda nari mfite, ariko yarantoraguye Yesu. Mu bantu yatoraguye, yarankarabije, mu bantu yakarabije, yaranyambitse, mu bantu yambitse, maze aranangabira umurimo w'icyubahiro, antera mu bikari bye. Ndi gukurura ibyanjye, nawe kakurura ibyawe. Yampaye abahungu n'abakobwa,
yampaye ijambo ampicyubahiro, yampaye inshuti zinkunda, abankunda ninjoro n'abankunda ku manywa, yampaye abankunda muri weekend n'abankunda mu mibyizi, yampaye abize n'abatarize, yampaye abo mu mujyi n'abo mu cyaro, abo mu Rwanda n'abo mu mahanga. Haleluya. Ubu umuntu wivumbura kuri nge ngo aranyanga, vuga ngo abayuhagiye inkoko. Wanyanga se nkamenya ko wanyanze kubera inshuti nyishingira. Ubu rwose mbere mwaranyanga nkabimenya kuko mwari bake. Ariko Imana ishimwe ubu n'abanyanga sinjya mbamenya. Bikurure mama, nanjye nabikuruye. Nabikuruye ukuntu yandinze impanuka ishyorongi. Moto inkubise mu muhanda hagati tugonze imbwa. Maze iminsi mbwira ngo nkurinze kugendera mu kagari no gucika amaguru. Nahabwa icyubahiro. Ndabyibuka ukuntu yandinze. Ndabyibuka ukuntu yandinze uburozi bwa side. Muhaye icyubahiro. Nanjye ndimo ndabyibuka. Ndamushimiye ukuntu yandindiye umwana wanjye wiragiye Charlene akamurinda ibisazi. Nahabwa icyubahiro. Ndamushimiye ukuntu yandinze inkuba. Yandinze inkuba ntetse ku manywa nka saa 7. Handindi inkuba bari banterereje irakubita. Irakubita buri abari inkubitishije bwarakeba bana nabibise naje kuvuga Imana. Muhaye icyubahiro. Yandinze abantangiye amafaranga baranguririra, burya muranguririra nkabimenya. Umurandi umwana mwiza sinzakwishyura. Ntabwo nzagutanga muri RIB. Kuko ndabizi neza kutanyica ahubwo yo wapfa nge nkasigara. Yego. Bikurure nanjye mbikurure, nanjye ndi kubikurura. Kuntu yatugaburiye mu bihe bikomeye, akarinda dukorwa n'isoni mu bihe bya COVID. Yahagaze ku itorero ahagarara ku gihugu, yaduhaye umutekano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aduha kuryama, aduha kubaho. Icyo twamushimira uriya mwami ni byinshi. Ntimukabone mu Rwanda tuguwe neza ngo mugire ngo n'ahandi niko bimeze. Usibye ko intashima zirira ku muziro. Ariko Imana yatubambiye amahema irabitwereka. Yaduhaye amahoro twisasira nayo twiyorosa. Yaduhaye amahoro. Amahoro. Yaduha nk'ishuke, yaduha nk'ikuvureri, yaduha nk'umusego. Yaduhaye nk'ibitotsi. Amahoro. Imana yaduhaye amahoro iduha nayo dusinda. Ngendera wabwiye ngo hari ibimenyetso biranga igihugu kirimo amahoro. Niki cy'u Rwanda kirimo? Igihugu se kitarimo amahoro wabona abantu bagenda bipfumaguza amazuru. Haba urusasu rwaba rukuri hose ukipfumuza amazuru. Igihugu kirimo intambara wabona abakobwa bambaye impenure. Igihugu kitarimo amahoro wabona abahungu bambaye pocket na deshire baciye imyenda bayishaka. Ariko yewe we muri iki gihugu hari ibimenyetso by'amahoro dufite. Amahoro. None yakambara gurumete ku maguru se nta mahoro. Uzagenda ureba hari intambara uko baba bameze. Birukankana udusafuriya ku mutwe. Baba mu matenta ho niho hatari amahoro. Twe turayafite kandi furu yuzuye. Abatayafite ni bande? Murayafite mwese. Ahubwo muri intanyurwa. Dufite amahoro mu gihugu cy'u Rwanda. Tudafite amahoro ntago abasore mwakigira abakobwa. Tudafite amahoro ntago abagore nta butinganyi bwabaho. Impamvu abantu muryama muhuje ibitsina ni umurengwe w'amahoro Imana yaduhaye. Dukurure Yesu, dukurure n'ibyo yadukoreye. Impamvu abakobwa muryama muhuje ibitsina ni umurengwe w'amahoro Imana yaduhaye mu gihugu cy'u Rwanda. Mu Rwanda amahoro arahari. Ngewe mpera kuyo mfite n'umuryango wanjye n'inshuti zanjye nkabona arahari. Kandi nkatakata muri iki gihugu amahoro arahari. Muhambara ubusa mukambara boxer mukagenda mu muhanda. Mukambara uzakora twambara imbere y'imyenda kugira ngo twambare twikwize mukagenda mwanitse amatako. Cyakora bisigaye bintera iseseme mu mbabare ba nyiramwinda. Hari igihe navuze ngo sinzongere ko iseseme yabize ugira ngo Imana yo ntiri kubira. Umuntu akambara agakora. Ariko dore iseseme y'Imana igeze hano hari igihe izabaruka. Rega mufite n'amatako meza. Hari amatako saturuka si ku mahoro dufite mu gihugu. Amatako meza, amaguru meza, dufite amahoro. Dufite amahoro. Ariko
ariko ibi byose bishingiye ku mutekano Kirisitu yatanze, bishingiye ku mahoro mu ijuru bamanuye. Amina. Ariko tubitekerezeho, tubyibazeho. Aho umuntu ariko shoza ukuntu amahoro ari meza. Nge nabonye ahantu abantu basinda amahoro bakayahabwa bakanayasinda. Uri kumva? Umuntu akicara ati ngewe mpaze kuryamana n'abagabo n'abakobwa, nzajya ndyamana n'abagabo. Biriya babyita gusinda amahoro. Abantu bagasinda amahoro. Nge sinzongera kwambara imyenda, nzajya nambara ikariso ngende. Amahoro barayasinda kandi hari ibimenyetso bigaragaza ko mwayasinze. Iyo wicaye kuri kamera se ngo ufite ibintu byiza, ukuguru kumwe ukagushyira iburyo ukundi ibumoso, ugatanga nimero za telefone ngo ufite ibintu byiza, simbivuze mu mazina birakatsindwa n'Uwiteka. Iyi ngo abagabo n'abasore bajya bakuyoboka, hariya ni amahoro. Tudafite amahoro se mwajya gucuruza amagara yanyu nka wa mugani wa ntuza waroke? Wenda mu nyice cyese ndabizi ibintu biri kumvugisha ubundi. Ngo mufite ibitsina byiza ukajya kuri kamera nuko musinze amahoro. Mugenda n'amaguru se hahandi ntavuze wari gushyira ukuguru kumwe iburyo n'ibumoso ukavuga ko ufite igitsina cyiza ngo uri gucuruza. Murengwe wica nk'inzara. Mirengwe yanyu abashaka kugura baze. Jye narindi kwabwira ngo ni muzirikana amahoro twahawe, muzirikana ikintu Yesu yakoze, hanyuma bidutere kumuhindukirira. Tugiye gusenga. Ndumva shaka kubasengera. Birababaje aho umuguru koragwa akagusha n'amazuru akibagirwa ko Imana ibaho. Imana irihangana, izakomeze yihangane basi. Tureka gutesha agaciro Yesu kuko atigeze akadutesha. Mbabarira aka video uzambabarira ugira abantu benshi ugasangiza, buri wese natekereze ku kintu Yesu yakoze. Hanyuma tubare bari imyaka umaze ku isi, ubare noneho no muri uyu mwaka, urebe ibintu Imana yakoze, urebe n'ibyo wakoze ko bihura. Nusanga bidahura umanika amaboko ubwire umwami ngo ndaguhindukiriye, mvuye mu bibi ndakugarukiye, kuko kumwiryaho no kumwiryagaguraho ibyago n'amakuba ntago byashize. Aho wavuye burya wasubirayo, kuko inzira ijyana mu bukene hari n'indi ijyana mu bukire. Inzira ijyana kwa muganga hari n'indi nzira ijya Rusororo. Inzira ikujyana muri Bowati hari inzira yakujyana hari Nyamirambo mwirimbi. Iyo miryango yose, iyo mihanda iracyaharuye. Ibi sitoke y'ibibazo hari na sitoke y'ibisubizo. Byose izo nzira ziri imbere yawe. Ahubwo wikigira nkaho wakatishije umubumbe wawe, wikigira nk'umuntu utazakenera Imana, wikigira nk'umuntu ufite imyaka n'amezi n'iminsi. Umenye ngo Imana iguhaye ijoro niyo iri guhaye. Niguha umunsi uvuge ngo ni wowe uhumpaye, niguha ukwezi uvuge ngo ni wowe ukumpaye, nubona iguhaye amezi uvuge uti ni wowe Mana, niguha umwaka nabyo biha agaciro. Ibyo kwigira abahatari, mukiga kugomera Imana, mukiga ibyo kuyikoza isoni no kuva ku Mana, mukaba muri gusohoka mu nsengero. Nje kukubwira ngo mwabonye 2020 mubona 2020, sibyo? Iyo myaka yose murayibona, nta wamenya uyu mwaka, nta wamenya uyu mwaka se wamenya ari ibiki. Twagiye tunyura muri guma mu rugo, ariko wenda hazaza guma muri salo, naguma mu cyumba, naguma ku gitanda, guma muri toilette, uguma hugeze, naguma mu gikoni. Ube mu gikoni utemere no kureba hanze, ube mu cyumba. Birashoboka. Ariko ibyaza byose nimuze twiyunge n'Imana, tureka agasuzuguro, tukabije ubugome. Uzi ko abantu babayeho nk'abiremye? Wagira ngo hari umubumbe mufite muzibumbiramo mugacika Uwiteka? Nibura twibuke Imana ukuntu yaturinze, twibuke abantu bapfuye bazize Covid, twebwe tugasigara. Ibyisha abandi wowe ntacyo byagutwaye.
Herega kuba Imana iguhaye umwaka wo kubaho nawo ni umugisha, kuko iyo umuntu agihumeka ubundi ibintu byose biremera. Ngiye kugusabira Imana imbabazi. Bwira Imana ko wabaye ikigwari. Vuga ngo waguye ahantu utari ukwiye kugwa, wagombaga kuzirikana umwami, ariko musaba imbabazi riraboroga. Ukimara kumva iyi message winjiye muri uriya mwaka, urangize uku kwezi umeze neza, nta kibazo ufitanye n'Imana. Ndagushimye nyakubahwa Imana, ndaguhimbaje nyaguhora ku ngoma. Gushimiye kugira neza kwawe, uri umucyo kandi ukaba urumuri, uri umugaba w'ingabo zahera. Warakoze, wagize neza kuducungura, kuza mu isi kudupfira, byaratunejeje. Aka kanya ndasabira imbabazi abaciye bugufi bose bumva ubu butumwa bwo kwitegura Noheli na Bonane, gusoza umwaka no kuwutangiza. Ndabasabira imbabazi, mbatuyeho umugisha wo kubabarirwa. Amaraso ya Yesu abahumanure, bezwe nk'urubura kugira ngo bagutunganire, bati bibi batora ibyiza. Mana ndabasengeye, barebere mu maraso no mu mbabazi zawe zikomeye, mu mbaraga zawe z'igitinyiro. Cyubahiro cyawe kigendane nabo, bwiza bw'ijuru bubagote. Nyakubahwa Imana, ntutuze kandi ntuceceke kuri bo. Urakoze, ndagushimiye. Genda babguye babyutse, habazimye ubahe kwaka, habataye ubahe gutora, habagiye ubahe kugaruka. Ukuri n'umwuka bibe muri bo. Mana dushyigikire, shyigikira rivuga butumwa, ubutumwa bugere kure, ubuhe marayika habugeza kushaka ko bugera. Ndi igikoresho cyawe, nyuzuza umwuka w'ubuhanga n'ubwenge, umpa amagambo ahembura abana bawe, kandi mvuga ibyo ushaka Mana, kandi umugambi wawe usohore. Ndagushimye ko ubuherekeje mu izina rya Yesu Kristo, amen. Iyo amahoro ibahire kandi ibahe umugisha. Nizere neza ko mwaguwe neza. Ikindi nuko mbakunda kandi ndabashimiye kuko twafatanyije. Nzajya genda mbashimira. Mbashimiye ko mwambaye hafi, mbashimiye ko mwakoze ibishoboka byose kugira ngo mere neza, kandi abantu bose bagize uruhare mu byishimo byanjye no guseka kwanjye, abagize uruhare mu kubaho kwanjye, njyewe n'umuryango wanjye mwese mugubwe neza. Uko mwanyitayeho namwe Imana ibiteho, uko mwashyigikiye namwe Imana ibashyigikire, uko mwambaye hafi Imana ibabe hafi. Ibi biganiro rero ukomeze ubisangize bagenzi bawe, twaguke kandi twunguke. Ukoreshe wandika na hepfo aho kuri comment. Kandi ikindi nuko hari urubuga rw'abakunzi banjye, abantu bifuza kurujyaho, aho hepfo urabona link iri buguhe uburyo warujyamo nubishaka. Ikindi nuko nkeneye nimero zanjye ziraho. Imana y'amahoro ibahe umugisha, amen.